hari inyigisho yatambutse hirya no hino bavuga ngo mwango mwohereje abantu ngo ikuzimu noneho mutanga inyigisho ngo ese niba barabonye bagikuzimu bakabivanayo kuko mwagiyeyo nagira ngo tugize amahirwe ko muri hano mwongere mubivugeho. Ntabwo ndigera mbona amafaranga yafashwe yavuye ikuzimu. Yarumva cyakora amafaranga babonye yo kwigana inote kwigana mbese abantu bapirata ako sindabona umuntu wavuye ikuzimu afite amafaranga ariho nimero za Banki Nationale tawe ndabona. None bo bakavuga bati ko uyu muntu twabanaga nawe ko tumuza nyonge gari bigenze bite bati niyajya nyura ati baca ku nyanja bakamanukira yo bakayazana. Ndababwira nzi mu byukuri ninde wayabona nga yanyereke nando muzagiye muyazane nyabone. Abantu baravuga bati yabohereje kuzimu yagize gute ariko ababivuga ntago ari uko banyanga aho sino kunkura sino kunyanga nabacuruzi. Imvura iguye ntitoranye umurima igwamo ndibaza imvura iramutse iguye hazamera icyo umuntu yateye none uwateye itabi imvura izagwamo izahakikira se. Niba ari uko bimeze hari amahame y'ubuzima Imana izajya igusha imvura mu mirima babi n'abeza. Niyo kuvuga ngo abapagani ngo ibintu babikura kuzimu barakora. Nahoze mbaha urugero ibihugu yo muri Aziya twirukankira kurangurayo ngira ngo Yesu abamuvugaho ni bake ariko bahisemo gukora twese twirukankirayo. None se ngavuga ko nta Yesu hari batanasenga ngatwe kuki bagira ubuzima. Ujya kumva ku muceri ngo ni Pakistan ibaza umuntu wahinze akawuzana hano barokore muve mu miteto muve mu buyobe mujye gukora akazi. Ntago Imana rwanya umuntu ukora abantu nyine babifata uko bashaka ariko kwego rwanjye nge ntabwo nabitinzeho uko nzi ko bari gushaka ubuzima ariko nange ndi gushaka ubuzima mu mbibwira ndi gushaka ko abantu bava mu buyobe bagakora saving bakajya mu bibina bakaguza muri banke bakiga gukora imishinga. Nicyo nashaka kubabwira nta kibazo kirimo rero kandi bageze aho nyine ababivuze basanga ko ari ugucuruza barigarura bari mu kazi. Ariko turi kumwe na Revera Uwambaje Emmanuel akaba ari umushumba w'ururembo rw'amajyaruguru. Tugize umugisha cyane kubana nawe muri ano masaha tubifurije ibihe byiza kandi tubahaye ikaze Pastor. Murakoze cyane Imana ibahe umugisha. Yego muguwe neza muraho amakuru turabasuje mbese muri rusange. Murakoze majyaruguru muzi ko hakonje tandukanye n'izindi ntara zo mu Rwanda. Yego abaho ubukonje butuma abantu baho bahora baguwe neza. Yego murakoze cyane. Natwe i Kigali hari akantu kameze nk'agashyuhe kameze ukuntu ariko natwe Imana iraturinze. Yego tubahaye ikaze rero turi Uwambaje ariko kandi akaba n'umushumba w'ururembo rw'amajyaruguru ariko kandi turaza kugenda tuganira byinshi bitandukanye. Reka duhere ku buryo mwakiriye kuba umushumba w'ururembo none rw'amajyaruguru Pastor. Rero duhera kugira ngo tuze kwinjira mu majyaruguru ariko kandi uko mwakiriye iyi ni bushumba bw'ururembo rw'amajyaruguru mwabyakiriye gute? Muvuye mu rundi rurembo mwinjira muri runo rurembo mwabyakiriye gute? Murakoze. Ashobora ko ari abantu babonye ari ubwa mbere batazi n'amazina yanjye. Yego nge nitwa Emmanuel Uwambaje nkaba maze igihe kitari gito nkora umurimo w'ubupasiteri. Yego ariko by'umwihariko mu mpinduka zabaye mu itorero muzi ko twahoranye indembe 9. Yego kwikubitiro rero ndi umwe mu bahawe ururembo rwitwa Rubavu. Bakoraga mu turere nyine tugera muri 5. Yego ariko impinduka ziri zakurikiyeho ubwo habaye indembo 5. Muri ze 5 rero ngirwa ubuntu guhabwa kuyobora ururembo rw'amajyaruguru. Yego urumbaje uti rero wabyakiriye ute? Uko birumvikana ikibazo ni cyiza gutwara abashumba gera kuri 9. Yego turi 4. Yego biragaragara ko buri wese mu bagarutse afite ukuntu yakiriye amaze kumva agiriwe icyizere cyo kuyobora ururembo rushya rw'amajyaruguru cyangwa mu rundi rurembo ndavuga muri bagenzi banjye. Igiti cyanjye nkimara kumenya ko ngiriwe icyizere nahise ntekereza ko
aho narindi hari ibintu nahigiye bikwiye kumfasha gukora neza aho ngiye kujya ahandi hashya. Byaranejeje cyane ku rwego ntabasha kubona uko bivuga, aho cyane abantu basenga nta kintu cya kiba batakizi. Nari mbizi biciye mu nzira yo gusenga ko dufite Imana ivuga, nari nzi ko hari ibindi bintu byiza Imana imbikiye. Mu byo Imana ari imbikira harimo kuyobora ururembo rw'amajyaruguru. Byaranejeje cyane, ariko kandi nanishimiye n'abayobozi b'itorero rya ADEPR babonye ko nagirwa icyizere ngahabwa indi manda yo kuyobora ururembo rw'amajyaruguru. Yari inkuru nziza kuri nge no ku muryango no ku itorero no ku bakristo by'umwihariko, haba naho nari mvuye naho nari ngiye gukora, ndetse no mu itorero rusange ryacu ADEPR. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Reka noneho twinjire mu rurembo nyirizina, uduhe ishusho y'ururembo rw'amajyaruguru. Ni ururembo rubarizwa mu maparuwasi angahe, mu ihe mirenge, mu kayikare, mbese uduhe ishusho muri rusange y'ururembo kugira ngo turwinjiremo neza, ariko twamaze kumenya ni uruhe rurembo rubarizwa he. Yego, murakoze. Kino gihe biroroshye, ntabwo bikigoye. Imbago z'imiyoborere yacu y'inzego za politike zijya guhura cyane naho imbago z'itorero zikorera. Mbere byari bigoye, wasangaga dufite ururembo indembe ebyiri ziri mu ntara imwe. Ubu rero byaroroshye. Umuntu rero waba ushaka kumenya ururembo rw'amajyaruguru rukorera, nahita umwohereza kwibuka imbago zaho intara y'amajyaruguru ikorera. Ubwo intara y'amajyaruguru ikorera mu turere dutanu. Dukorera muri Musanze, hari mu mujyi niho n'icyicaro cy'ururembo kiri. Hanyuma tugakorera no mu karere ka Burera. Ukaburera uba wegera hejuru. Yego, tugakorera no mu karere ka Gakenke. Gakenke ubwo ni harya kwa Banyirangarama bahazi hafi aho. Hanyuma tukagaruka tukajya muri Rulindo. Ubwo Rulindo tuba tugeze i Kigali. Tuba tugeze hano i Kigali, uzamutse za Shyorongi ni Rulindo. Wakomeza imbere ukabugeze Gakenke, wakomeza imbere ukabugeze Musanze, wakomeza ujya mu majyaruguru y'intara ukabugeze muri Burera, ariko tukongera tukajya muri Gicumbi. Two n'uturere dutanu. Ubwo rero niho ururembo rukorera. Dufite rero amaparuwasi 5, kuko buri karere kose kajya karimo paruwasi imwe. Ubwo dufite paruwasi yitwa Musanze, paruwasi Burera, paruwasi Gicumbi, paruwasi Rulindo ndetse na Gakenke. Ana 5. Tukagira rero muri amaparuwasi 5 insengero 349. 349. Hanyuma muri izo nsengero ugereranyije imirenge dufite mu ntara y'amajyaruguru, dufite imirenge 89. Ufashe rero ya matorero 449, 349 ukagabanya na 89, bitubona nibura insengero enye mu murenge. No kuvuga ngo ukoze iyo muwayene wayibona ko buri murenge twagombye kuba dufitemo insengero enye. Urumva rero ko iyo ntara tuyirimo. Nta n'indi dini cyangwa itorero rishobora kubona ayo mahirwe angana gutyo yo kubona uri korerangana nkatwe. Muri makeya nuko intara yacu imeze. Mu bukungu rero, kuko urumva hariya hatuye abanyarwanda nabo bakristo bacu, ubona ni intara nziza kujyanye n'ubukungu. Ubona ari ni Musanze ari umujyi wa kabiri wunganira Kigali. Akora umujyi wihuta cyane mu iterambere, wihuta ku rwego umuntu azi. Tukagira icyo twihariye bijyanye n'ubukerarugendo. Muri iyo ntara naho tugira ingagi, tugira abakerarugendo, na agace rero kabamwo ibikorwa remezo byo gusurwa. Tugiramo kandi n'ibirunga biri hafi aho. Tunakora ku mupaka wa Uganda. Ubwo rero aho ngaho usanga ni umujyi ugendwa cyane. Twagera muri Gicumbi, hari ikintu abantu bahazi, harakonja ariko haba icyayi cyinshi n'abantu bo bagakora cyane. Wajya muri Gakenke ukasanga n'agace keramo inanasi nyinshi n'ibisheke n'imbuto. Rulindo ni hano hafi ya Kigali, naho ni hafi yacu. Burera naho niho haruguru. Tugira n'ikindi kintu abantu bazi, agace kitwa Kinigi. Kinigi rero
ahubwo nasaba ko muzahagera yego kuko abantu kujya bibona biri mu isoko ariko no kujya kureba imirima byeramo ibirayi bya Kinigi muzi ko bihenda ariko n'ubwiza bwaryo ubutaka bwo muri Kinigi yego usanga ari ubutaka bwera cyane ubona icyo nitegereje kuko nabaye muri umujyi wa Kigali mbana hariya ku mupaka w'u Rwanda na Goma imibereho y'abantu bahariye tandukanye n'iyi Kigali ni hariya mvuye yego ni ukuvuga ngo ubukungu bwabo bushingiye ku butaka bwabo ku bikorwa remezo ku bintu Imana bihereye barahinga bakeza bakira n'ubukerarugendo hanyuma ariko ureba hakurya muri za Goma ikibona bo kubera ihindagurika ryo kuba ku mupaka ubuzima burabagora aho mba rero nta buzima bugoye abantu ntabwo bagoye ubona abana baho abakobwa abasore bafite ubuzima bwabo bakura mu bikorwa byabo niyo mvuga ku bijyanye n'imibereho yabo ariko bikagira ingaruka zo gutuma batiga bashaka kare kuko babona amafaranga vuba niba umuntu ufite umurimo w'ibirayi yasaruye rimwe abona amafaranga avuga ati njya kwiga niga ibiki bashaka ari bato bashaka ari bato kubera ko bafite ibintu bituma babona amafaranga bitabagoye ni mu bukungu ikindi n'imibanire myiza yabo ubwo navuga nk'intara nagiye mushya abantu baho bagira imitima myiza mu banyarwanda beza babaho niba ari abantu nabonye bagira ukuri bavuga uko babyumva yababaye arababara yishimye arishima kumumenya ntibigusaba urugendo niko bateye ku buryo ndetse no mu bijyanye n'ivugabutumwa bafite imitima yoroshye yo kwakira ubutumwa bwiza bakunda Imana bakunda gukora kandi bakitabira ibikorwa by'itoro n'iby'iterambere urebye muri iyo ntara nuko nayibonye sindahamara amezi menshi ariko iyo mpamaze nabonye ari ahantu heza mu buryo bwose ikintu cyose wahakorera kirashoboka murakoze cyane urakoze reka twinjire tubanje turebe n'ijambo ry'Imana pasiteri n'ijambo ry'Imana intara y'Amajyaruguru ese hari ijambo mwadusangiza muri bino bihe muri kugenderamo kugira ngo tuze kumenya byinshi bitandukanye ndumva ari uko twabigenza rufa ariko tumaze kumva n'ijambo badusangiza rwose ni byiza murakoze cyane muri iyo ntara y'Amajyaruguru nabonye ari ahantu ushobora hashobora kuba igicaniro cy'ububyutse hari ububyutse Imana yagiye ibwira abantu mu karere k'ibiyaga bigari bushobora kuzakwira mu Rwanda n'ahandi ndebye ukuntu abantu baho bakunda gusenga no gukora nese mbona ko ububyutse bushoboka niyo mpamvu hari ijambo tugenderaho riri mu rwa mbere yandikiye Abatesalonike Pawulo ibice 5:23-24 ni ijambo nyine tumeze nka moto cyangwa ijambo rituyobora rivuga ngo Imana amahoro ibeze rwose kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo w'umwami Yesu Kristo azaza umurongo rero ukomeye ukavuga ngo ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora iri jambo ririmo ubuzima bw'abantu ririmo igice cy'umubiri umubiri kabamwo ubugingo kabamo n'umwuka ibice bitatu bigize umuntu birimo hano Paulo yabwira Abatesalonike babwira ngo bitazabaho umugayo mu kintu twiyemeje mu ntara yacu y'Amajyaruguru no kutagira umugayo umugayo ni ikintu kibi ku bantu bafite akazi bafite kontra z'akazi hari igihe umuntu abakora akazi nabi bakamuhugura bakamugira inama bakamubaza inshingano ariko bigezeho bakwanikira ngo turakugaye umugayo banzirizwa kwirukanwa twaje gusanga ari umuntu ashobora kuba umuntu w'Imana ariko wajya kureba ugasanga haranda afite umugayo umugayo mu bice bitatu bigize umuntu ubusabane bwe n'Imana cyo gice cyo gusabana n'Imana aricyo bitse igice cy'umwuka kijya mu ubwenge kijya mu inyigisho kirimo ubushake uwo niwe muntu w'imbere tutabona cyo gice cy'umwuka uburyo abana n'Imana uburyo asabana nayo hakabaho igice cy'ubugingo amarangamutima ye byose bishobora kwandura umuntu ashobora kwandurira mu marangamutima mu bimunezeza mu bimubabaza hajyaho n'igice cya gatatu cy'umubiri umubiri nibyo turebesha amaso ni gute uyu muntu tuzashyira Yesu ko Kristo ni umukwe none uyu ni umugeni kandi umugeni azerekanwa kandi umuntu yerekanwe abantu bakora comment bakareba niba beranye abantu bavuga ati gose abantu araberanye byambabaza
mu gihe Kristo nzamumurikira itorero yampaye rikagaragara ko ririho umugayo ridashyitse. Kuko Pawulo yandikira Abafilipi yavuze impamvu dukwiye kugira impano z'Imana mu bice 4 murongo wa 11 yaravuze ngo amaze kuzuka ngo yatanze impano z'uburyo butandukanye, ariko avuga impamvu zitanze kugira ngo itorero ry'Imana dukomeza gutaraganywa n'imiraba n'imiyaga n'imyigishirize y'uburyo butandukanye, ahubwo rikuri rigere kuri standard y'igihagararo cya Kristo. Buriya Kristo ni umukwe, itorero ni umugeni, none hazabaho kwerekanwa. Mwibazo n'umugeni Kristo azereka papa we ati dore umugeni akoye, agomba rero kutabariho umugayo muri bya bice bitatu bigize umuntu, mu bugingo, mu mwuka no mu mubiri. Intego twihaye rero hari Musanze no ku mukristo wacu wese akwiye kuba adafite umugayo, wamurebera inyuma kuko hari ibintu Yesu yavuze muri Matayo 5:16 yaravuze ngo ariko umucyo wanyu ugaragarira bose nibareba imirimo yanyu myiza bere ko bahimbaze so wo mu ijuru. Ni igice umuntu yarebera ku muntu wamenye Imana akamenya se arebye imirimo akora. Iwacu rero mu ntara y'Amajyaruguru, uremo rw'Amajyaruguru, twiyemeje kugira abakristo batagira umugayo, batabaho umugayo, kandi muri bya bice bitatu nta gap ihari. Uburyo abanye n'Imana, uburyo abanye n'abandi we nawe, n'uburyo yiteza imbere. Wari ugasanga ari umuntu wo kwifuzwa. Iri niryo jambo dukoresha. Ubu twanatangiye ibiterane n'amateraniro adasanzwe kugira ngo dushyire mu bikorwa y'intego. Turi gushaka icyo bita holistic revival, ububyutse ariko buri holistic. Ni ukuvuga ngo hari igihe usanga abantu bafite ububyutse butuzuye. Nibyo uravuga mu ndimi, urerekwa, ariko utahahe, ubahe, ubana n'abandi gute. Twiyemeje kubwizanya ukuri, tugiye kujya tureba ngo ese ibintu byawe uri kuvuga nta mugayo ufite. Hanyuma rero dutangira gahunda zo kubyaza umusaruro presence yacu hariya. Ngubu twamaze gutangiza lunch hour. Tano rya saa 6 twaritangije dushingiye kuri iri jambo maze gusoma. Impamvu twaritangije nuko wa mugena babwiye hari mu mujyi wa Musanze no mu gihugu cy'Arugendo ugira abashyitsi benshi, ukagira n'abajya gukorera amahugurwa bava i Kigali, kuko kuva i Kigali kugerayo ni amasaha atarenza 2. Bituma rero ubona dufite abantu benshi bagendera uriya mujyi, tukibaza ngo ese ko umuntu ashobora kutaboneka muri Nibature, taboneke nimugoroba, iyi saa 6 yajemo uwamutegurira ifunguro ry'umwuka. Dufite igiterane kiba buri gihe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu saa 6 yuzuye. Dutangira saa 6, haba hariho worship team, abaza gusenga no guhimbaza Imana. Byagera saa 6 n'igice uyobora gahunda agatangira, saa 7 n'igice tuba turangije, abantu bakajya mu kazi. Ibyo rero byatumye tugira abantu benshi bari guhindurwa n'ijambo ry'Imana. Ikindi kari agace kagira abantu bagira impano, impano z'umwuka, abaririmbyi, abavuga butumwa, na agace kagira abantu b'impano, kuko tudafite ikibazo cy'abadufasha muri uyu muhamagaro. Icyo ni kimwe mu kizatuma abantu bahinduka, kuko umuntu ashobora guhinduka atatekereje. Imitekerereze yihindutse, iyo umuntu adahinduye uko atekereza ntahindura uko abaho. Duca mu ijambo ry'Imana tugira ngo wa muntu ahinduke rwose mu buryo bwuzuye. Icyo ni kimwe rero kidukora kubwira ijambo nababwiye. Ikindi tugiye gukora iteraniro mu kwezi kwa 9 ku cyumweru cya mbere, nta handi riba ry'urubyiruko, ariko riba mu gitondo. Iteraniro riba mu gitondo? Abantu binjira mu gitondo bajya b'urubyiruko cyo kubaha service yabo. Etari Nibature. Oya, ku cyumweru tujya gusenga. Twasanze tugira abantu bakuru bajya mu materaniro, bo bigisha no bayobora, no ugasanga rwa rubyiruko ruzarindira ko papa babo basaza kugira ngo bajye mu nshingano. Turavuga tutireka tubakorera iteraniro risa nabo, biyumvamo rihoraho. Tuba tuza mu gitondo ku cyumweru, umuntu ahitemo kujya mu ry'urubyiruko arigemo. Icyo gihe ryo ntabwo dukoresha bwa buryo bwacu bw'indirimbo indikorare 5. Oya, ntabwo tubikora. Twese turirimbira hamwe, ari ukuririmba turirimbira hamwe, dukora worship, tugasenga, tugatahana n'ababyeyi bacu. Dufite urusengero rwacu, dufite urusengero rwabo turi kubaka. Ntabwo abadamu bahariya muri paruwasi ya Muhoza, paruwasi ya Musanze, itorero rya Muhoza, biyemeje kubakira abana babo urusengero rutuma babasha guterana ku cyumweru
batagiye kubana n'abantu bakuru mu rusengero. Ubu rero ruzaba rurangiye mu kwezi kwa 9 turaba dutangiye iteraniro ry'urubyiruko riba ku manywa. Ariko kubera ko abana bacu duteganya ko yisi yabaye nk'umudugudu ntibazaguma mu Rwanda, dutekereza tuti se abana bacu ko biga mu mashuri ese baramutse bagiye mu bindi bihugu ntibasange ikinyarwanda n'imisengere yacu ese ntibabivamo. Niyo mpamvu tuzakoresha n'izindi ndimi kugira ngo tumenye ko isi ntiba mu kinyarwanda gusa, abana bacu batangire kuririmba mu zindi ndimi, kuzisengamo, kuzumva mu ijambo ry'Imana no kuzimenyereza. Ubwo iryo tanduza bari rimwe ibyo zose tugira ngo abana bacu tubateganye, tubategurire ejo hazaza. No tubone n'impano zabo, bagende bagaragaza impano zabo, ntibazigaragaza badafite aho bazikoreshereza. Ibyo bizaba mu kwezi kwa 9. Ubwo buri cyumweru azajya haba iteraniro ry'urubyiruko. Hazamaterana asanzwe nk'uko abantu bajya gusenga, hari ariko dufite n'urundi rusengero, ntabwo bibera mu rusengero rumwe. Dufite urundi rusengero narwo ruri mu rundi. Dufite indi service zabiri kuba bibera icyarimwe ariko ari iby'urubyiruko. Ibyo nabyo rero bizatuma dufite kaminuza nyinshi ziri hano muri mujyi wa Musanze. Izo kaminuza rero zigira amasepu. Ukibaza hanyuma dufite kaminuza zirenga 5 ziri mu mujyi umwe. Aba basore bacu bo kuki bataza ngo bagira ahantu bakoresha za mpano zabo. Twabitekereje dusanga bizazana ububyutse burambye mu bana bacu, kandi tukiri muri intego yo kuba kugira imibereho ihindutse, guhindura umuntu mu buryo bwuzuye ariko biciye mu ijambo ry'Imana. Ubwo ni bimwe mu byo turi gutekereza. Ikindi dukora amasengesho ngaruka kwezi, kandi dukora nk'abasirimu. Twebwe ntabwo dukora amasengesho tuzatekerejeho. Twebwe dusenga 3 nka Danieli mu gitondo muri burakeye. Tubateganya ngo ari umuntu wabona iyo saa imwe ya mu gitondo akaza agasenga. Kandi tugatangira kare ku buryo atagira ikibazo mu rugendo. Tutangira saa 12 kugeza saa 1 kugira ngo kuko akazi akenshi abantu bakajyaho saa 3 uwo muntu akafasha umugabane wa mu gitondo. Tugatekereza nanone saa 6 wa wundi wabonetse utabonetse mu gitondo nimugoroba nawe twamutagurira ifunguro. Tugatekereza n'uza nimugoroba avuye mu kazi utabonetse muri handi habiri. Rimwe mu kwezi rero dufata iminsi 5 dukora amasengesho ameze gutyo 3 ku munsi, tukanagabanya ibyo kurya kuko hari n'abademoni bakurwamo no gusenga no kwiriza ubusa. Ibyo byose bigamije ububyutse. Narimo vuga igice cy'ububyutse kijyanye n'ijambo ry'Imana amaze gusoma. Murakoze cyane. Bose ngewe ndi gufashwa ariko ndi no gutangara ukuntu ari abasirimu cyane mu majaruguru. Hari umuntu rero watwandikiye ati Dudu na Alphonsine n'umutumirwa turabasuhuje, Uwiteka akomeza abagure, turabakunda. Ni bazina wanjye yitwa Ingabire Alphonsine, atuye i Kanombe. Kuri YouTube naho yagize ati Nemireye ati Pastor turagukunda rwose waziyigisha. Mutabazi ati mubwire umushumba ngo akomerezaho, ariko ibindi yanditse ntago nabashije kubisobanukirwa reka mbyihorere. Hanyuma ikibazo nabaza, mwatweretse ukuntu rwose muri Smart hari amajaruguru, mwatweretse ishusho rusange y'ururembo, mwatweretse ibyiza nyaburanga, mbega ibyihariye muri ruriya rurembo rw'amajyaruguru. Nagira ngo mutubwire intego z'ingenzi mwihaye muri uyu mwaka wa 2026. Ndumva muhamaze iminsi mwarabipanze biri ku murongo nabyo cyane. Mugize neza cyane. Ngeze hariya nyine iri jambo rya mbere iri niryo namaje kubabwira ko dukwiye kuba tutari nk'umugayo. Kandi twiyemeza ko ibi ntago ari teori. Ngiye ntabwo nyigisha teori, nigisha ibyo bita theology pratique. Ni ibintu nigisha ushyira mu bikorwa. Twiyemeza ko iriya ntara yigeze irangwa no kutagira isuku. Kubera nyine iyo migisha myinshi usanga nyine abantu bakora cyane bafite ibiryo byinshi. Bajya bavuga ngo urugo rutabamo inka hari ukuntu rukubuye, ariko urugo nyine rurimo inka n'amatungo bisaba akazi kenshi ko kuri isuku. Ibyo biryo rero biri hariya byatumaga abantu badatekereza kuba smart. Kandi turi mu mujyi w'ubukerarugendo. Nanone ndababwira nti iyo umuntu aje gusura u Rwanda akazi Musanze karagarukira
uko habonye niko atekereza ko u Rwanda ariko rusa. Niyo mpamvu urabwira rero mureke hari n'umuntu ushobora kuza mu missionnaire kuba umaze kwakira abazungu bavuye muri Pays-Bas, muri Hollande. Baraje baza mu gitondo muri burakeye. Urumva niba baduhingutseho nitwe abanyarwanda babonye niko duhagariye u Rwanda. Ubwo rero waruvuze uti ni gute muri smart hari iwanyu kandi mutubwire ibintu mutanya gukora muri amezi 6. Icyambere rero ni iri jambo twiyemeje kutabaho umugayo ari uboneka n'utaboneka uretse ku rusengero no mu ngo zabo. Iki ni ikintu twavuze ko umukristo wacu muri values indangagaciro zimuranga ni umuntu utabonaho umugayo mu buzima bwe bwa buri munsi, ukabanye n'abandi, ukabanye n'Imana, nuko aniteza imbere. Hanyuma rero tuhageze dusanga urusengero ruri mu mujyi hagati mu isoko, turanye n'imihanda n'amakaburimbo. Tubanza rero gutekereza muri amezi 6 icyo tugiye gukora kugira ngo umwaka urangire. Uyu mwaka wa 2026 icyo twiyemeje ni ukubanza gusoza ibikorwa byose byatangiwe bitarangiye. Hari umudayimoni ubaho abantu bajya banamumenya kandi ni n'umuvumo. Hari umuvumo ubaho abantu batajya bamenya ugatangira izo ntizarangire. Muzabona amazu menshi umuntu akatangira inzu akayibamo akabamukora muri saro gusa ahane ntazaharangize. N'umuvumo wese no ku mudayimoni n'umuvumo ko umumivumo iba muri Bibiliya ni ugushaka umugeni undi akamutwara, wahinga undi agasarura, wakubaka inzu ntuyigemo. Dufite abantu rero bagira ibintu bitarangira, ukaba ufite ibintu byamenetse ntubijugunye nguri bishya. Ugasanga umuntu aba mu buzima anyuzwe n'ibintu bidashira. Ubwo rero mu muhamagaro wanjye nabwo tugiye kwanza tuzenguruke mu mbago z'urusengero rwacu turebe ikintu mwatangiye kitarangiye. Si umugambi w'Imana kuko biravuga mu Bafilipi ngo yatangiye umurimo mwiza muri mwe niza gusoza. Niba udashojwe rero Satani, tugomba kubanza gusoza ibikorwa byose by'aha abantu bateranira bitarangiye. Iyo ni porogaramu twafashe kugeza mu kwezi kwa 6. Ni ibiki? Tumukira sound, tukagira urusengero rumeze nka studio ku buryo umuntu rurimo atumva imvura nibiri kugwa, izuba ritamugeraho, atagira usakuriza kandi biri smart. Apana ibintu byo kubabarira Imana. Imana nta babazi yadusabye. Ushatse nk'umuntu baza wenda ngo twicaye hano kamuguti ifotorera uko kuri podium hasa aka kanya yakwereka ibintu utabona handi. Ku mukuru urusengero umuntu ageramo akumva byonyine amafreshera ahari, akumva ashimye Imana. Aya mezi rero dufite 6 ni ugusoza ibikorwa byatangiye bigendanye naho duhurira. Amaparikingi meza, akantu kose tugenda tukareba. Ngiye narababwiye ngo nimubona akantu kose katarangiye ntikazirangiza kiretse mu gahanuriye. Amagufa ya yuma gatatana abakene umuhanuzi yabwira ngo amagufa we urongera ubeho. Ubwo muri make nibyo turi gukora. Icyakabiri turi gukora kuko dufite urusengero ruri mu mujyi, tugomba kubaka isoko ry'itorero. Isoko rusange, isoko cyo bita isoko nyine nko kumva isoko. Twasanze dufite ubutaka, dufite amakaburimbo atuzengurutse. Duhitamo gukora ngo tuyofata ubutaka dufite bugemwe ibice bibiri. Cyo kimwe kijyanye n'iyobokamana no gusenga, ariko tugire n'ikindi cyo kuri kaburimbo kijyamo amazu maremare y'isoko nyine ku buryo umuntu aza gusenga akava mu rusengero ikintu cyose akenera mu buzima akakibona mu isoko ryo ku itorero. Akava ahashye akabona dodo, akabona aza harimo umuntu wese ntakwiri kugira ahandi ujya. Ariko tuzabikora mu buryo bwa evangelization. Tuzafata ibiciro niba amazi agura wenda nka 600 twe dukuru nka 50 ku buryo bavuga ngo ibintu byiza nta handi wabisanga ni kuri ADPR, byiza byuzuye bifite ubuziranenge. Ubwo rero turi muri amezi 6 turi gukata ibibanza dutandukanye hazakorwa ibikorwa biri sociale n'ibikorwa bya business. Sinshaka gutunga itorero rifite inzara, sinshaka gutunga abakristo bazajya kurya ibiryo bageze mu ijuru nkuko barababwiye ngo hari amata ngo n'ubuki, kandi si ukuri. Amata inarahari n'ubuki burahari. Ibyo rero Imana yageneye abera ntago bibina mu isi. Ndashaka rero ko abakristo bacu baba buzuye muri cya kigero nababwiye cyo kwa bagomba kuba
bafite imibereho myiza bagomba no kubona akazi. Iryo soko rero nituryubaka rizaha abantu akazi, bazabonamo imiryango. Kandi ubukene nabwo ni ikintu cyumva, ubukene barubumva, ubukene bufatira ingamba. Ubwo rumbaje ngo muri amezi 3 mukora iki? Turi gusoza ibikorwa twatangiye, ariko turi no gushaka ibyangombwa byo kubaka. Ubwo nzageza mu kwezi kwa 12 mu kwezi kwa mbere ngarutse hano, nagaruka nkubwira ngo ifitisha mbonera kisoko tugiye kubaka. Ubu navuganye na guverineri, nguvugana na meya n'abandi bayobozi, mbabwira nyine bambaza bati kuje hano uri mushya, kabona andi matora dufitane n'andi madini tibikorwa bikomeye. Banambwiye ati uzabanza usure bagenzi bawe. Adeperi hari ukuntu twumvaga nyine turi bujye mu ijuru umunsi, turatinda ntitwajyayo. Twaratinze. Iyo tinze rero Yesu yaratubwiye ngo nazazasanga babiri bari gusakara, niko yavuze ngo umwe amujyana undi amusige. Uwo azabasize tazaba muhoye kari gusakara, azamuhoye ibindi bibazo. Asange bari gusya ku rusoro rumwe, ubwo ni mu ruganda, ajyana umuntu asiga undi. Bigaragara ko ikibazo cy'uko ari mu ruganda ni ikibazo kindi cy'ubugingo bwe. Asange baryamye isiga umwe undi amujyana. Nabwiye abakristo ko Yesu agomba kudusanga kugikwa, kadusanga turi hejuru y'izu, akansanga mu isoko ndi gucuruza. Kugira ngo asange ndi gucuruza, ngomba gucuruza ntari kubeshya. Ngacuruza nk'umuntu ubibuka ko ndi no kujya mu ijuru. Ndi mu isoko ariko ndajya mu ijuru, ndi hejuru y'igikwa ndajya mu ijuru, ndi kubaka ndajya mu ijuru. Ubwo rero muri make amezi 6 asigaye mu mwaka urangire, no gusoza ibikorwa byatangiye bitashojwe, no gushaka ibyangombwa by'inyubako zibyara ubukungu tugiye kubaka hari iwacu. Ahubwo nkababwira ko mfite ubutaka, mu byo nguru ubutaka ntiburimo. Ubutaka ndabufite. Ikindi inzego bwite za leta zatubwiye ziti nimumara kurusha mbonera sobafasha kubona ibyangombwa mu buryo bwihuse, kuko uriya mujyi nta mahitamo dufite. Amahitamo nabiri gusa, nukubaka ibikorwa bisa n'umujyi turimo cya kuhava. Mva mfite amahitamo abiri rero nahisemo rimwe. Nababwiye ntabwo tuzava hano, turahangana n'uyu mujyi nako tuzabura ibikorwa remezo. Ni umuntu umwe utanasenga Imana yubaka inzu ndende akayigezayo, ni gute abantu bangana gutya? Ko mfite abakristo babaruye ku rusengero rwa Muhoza rwonyine ruri mu mujyi bagera ku 2900. Abo ni abakuze, akaba 3,000. shiramwe abana bawo baba ngiye kubashakira urusengero. Wibaze niba mfite abantu 5,000 ni cyatunanira duhuje umutima. Ni mpamvu rero muri amezi 6 no gusoza ibikorwa twatangiye, no gutegura imishinga migari byari inyungu izaha abantu akazi, igahesha agaciro n'abakristo bacu, ikanateza imbere umujyi wacu by'umwihariko, ariko tukanabasha guha abantu akazi, kwihangira imirimo dushingiye ku bikorwa remezo Imana yaduhaye. Nibyo tuzakora. Uko harimo n'amahugurwa rero, kuko niba ufite abantu mugiye kujyana mu rugendo rw'impinduka mu buryo bwuzuye muri amezi 6 asigaye, ubwo tuzafata nyine abantu bose barebwa n'iryo terambere. Buri wese tuye tuvuga ngo ni bande barebwa n'iki gikorwa, kuko ni imishinga. Buri kintu cyose dukoze dukora projet, dukora concept note. Tugiye gukora iki, twagikorera ndi, twagikora gute, twagikora ryari, twagikorera hehe, dukeneye iki. Ubwo muri amezi 6 ni n'amezi y'amahugurwa yo guhugura abantu bose barebwa n'iterambere rigiye kuza. Kandi ikindi abakristo bacu bagize, ntibazi uko hari abantu batazi ukora balance. Kuvuga ngo ni gute nabo umukristo nkanakira. Bo bazi ko uyu muntu akize atashobora kujera amafaranga menshi ngo ajye no mu ijuru. Niyo mpamvu usanga dufitana vuga ati Mana ipfe kumpa ngo ntumpe byinshi ngo ntagwa, ntumpe nabiki ndasaba. Mbese umva n'ubwoba. Turashaka kwagura ukuntu nashobora gukora balance yo gukizwa, gakizwa komeye. Hari umunyacyubahiro ufite ingero nyinshi, ba Daniyeli yari minisitiri w'intebe, asenga 3 ku munsi, bamushatseho icyaha mu kazi barakibura. Bigaragara ko nawe umuyobozi ukomeye, gakora akazi k'abandi neza, kubahisha n'Imana. Yosefu bamuhaye kujera iby'abandi, nta na kimwe kigize kibura. Ba Ezira bari abantu bakomeye ibwami, ba Nehemiya. Ndashaka no kubwira abakristo bacu ko dushobora kuba turi abantu bifuzwa, bashobora guhangana n'abandi ku isoko kandi bataguye. Mbese mu mezi 6 ni amahugurwa, no gukora imishinga iterambere, no gusoza ibikorwa twatangiye ibyo bitarangiye. Ariko bijyanye na revive, ariko revive iri holistic. Nge ntawe ushaka ubyutse bw'igice, n'ubyutse mbona mu mwuka, mbona mu marangamutima yawe,
no mu iterambere rikuzengurutse. Muri make nibyo dushaka gukora mu mezi asigaye umwaka urangire. Mushumba nubwo tubwiye ibyo mushaka gukora muri ano mezi kugira ngo umwaka urangire, se haba hari n'ibindi bihari ibyo bizaza byunganira wese, haba hari amacumbi se, haba hari amashuri se, hari ibindi bikorwa byaba biri muri runo rurembo rw'amajyaruguru? Murakoze cyane. Dufite imishinga, dufite abafatanyabikorwa, dufite imishinga myinshi, dufite igera nko kuri 23 ni imishinga iterwa inkunga na Compassion Internationale. Birebye amafaranga iyo mishinga izana yohereza muri community n'abana irihira, ni imishinga idufasha. Ariko tukagira n'ibigo by'amashuri. Iki kintu kidasanzwe gihari ni ibigo bishaje, kuko byubatswe kera, kandi uko ubutaka butabyara ubundi usanga byarubatswe ku butaka bunini, ku buryo wagombye kwegeranya ayo mashuri ashaje ukayavanamo amashuri ageretse maremare, kugira ngo ubone ubutaka usaguramo ukoremo business. Kusanga dufite ubutaka bwinshi ariko bukeneye ko ureba ukora ibyo bita mapping, kwibaza ngiye ukora ubutaka bwanjye bungana gute, ese amashuri nayashyirahe, ese ko ashaje kandi asandaye ku butaka ni gute nayegeranya nkazamuramo amazu maremare y'amashuri. Muri make dufite amashuri, dufite imishinga, dushaka ko warumbaje ngo se hari ibindi bikorwa remezo dufite ubutaka, nta butaka nzagura. Ikindi mfite ibigo by'amashuri ariko bishaje, si uko bishaje ku buryo bitari gukora akazi, ariko bitajyanye n'igihe tugezemo. Ibyo byose rero mu byo ndi gutekereza, ndibaza ngo ni gute ubu butaka nabwo byaza umusaruro. Ubwo rero mu byo turimo rero, abashinzwe kureba ubutaka bwacu dufite ni no kwibaza, ese ubu butaka buri aha nta kuntu nabwegeza nabuhuza n'ubundi, guhuza ubutaka. Ni ukuvuga ko nshobora kuba mfite ubutaka buri ahantu mbona butatanga umusaruro, ariko nshobora kububyaza umusaruro aho bishoboka. Iyo mishinga rero wavugaga irahari, amashuri, imishinga n'abafatanyabikorwa, ariko n'ibikorwa remezo twisanganiwe. Ikindi kintu warubajije n'ikijyanye no gucumbikira abashyitsi. Uriya ni umujyi w'ubukerarugendo, dufite umushinga wo kuzamura inzu ndende yo kwakira abashyitsi, kuko niba turi guteganya ibikorwa by'ububyutse, namwe ejo muzaza muje kubireba, muzararahe rero. Usanga rero andi matorero duturanye, andi madini, mu cyo babanje gukora bubatse amacumbi, bubatse amahoteli meza. Ubu natwe muri ayo maproje, hari proje y'isoko navuze, ariko na proje yo kuzamura inzu ndende y'amacumbi. Ariko dufite undi mushinga uzahenda, ariko tudafite ubwo kuvugaho. Turashaka kuzunganira umujyi wa Musanze, tukubaka amazu aciriritse ariko azamuka ajya mu kirere. Ni ukuvuga ngo ibyo bita studio. Studio ni amazu mato mato, uko ufite nk'ikibanza kwa kubaka nk'amazu 100 akubatse mu kibanza kimwe. Mfite ikibanza rero nabonye kiri hariya mu mujyi, teganya kuzashaka icyangombwa ku buryo nunganira umujyi wa Musanze, tugira amacumbi aciriritse ariko an etage, ku buryo umuntu avuga ati ngiye Musanze ndashaka ahantu inzu zabamo, ariko atenze isandaye ku butaka ahubwo izamutse hejuru. Mfite ikibanza rero nshaka kuzakora umushinga. Ubu navuganye n'amabanki, nagize umugisha, hari umugisha Imana yampaye wo kugira abafatanyabikorwa bankunda. Amabanki bajya baza kunshaka, banki zaje kunshaka zambwa ziti naba bose bubatse ibikorwa remezo tagara amafaranga yabo, ngwino twegere. Ndimo niga rero uburyo ufatanyije n'ubuyobozi bwanjye bw'itorera ADEPR, uburyo umujyi wa Musanze ADEPR yazamuramo ibikorwa bivuga Imana. Wajya ureba ibintu abarokore bazamuye ukavuga ngo nukuri iniyo Mana nzakurikira. Igoro hari ayo macumbi aciriritse yunganira umujyi kugira ngo abantu babone aho baba. Hari nk'abanyeshuri ugasanga ntibagira ahantu baba, nshobora gufata rero ikibanza gito nkazamura amazu ashobora gucumbikira abantu benshi ariko ahantu hato kandi yubatse mu buryo bugezweho. Nkanubaka indi nzu yo gucumbikira abashyitsi baje batugana, sufurome ya hoteli, hanyuma nkanubaka isoko. Iyo ni imishinga 3 dufite, ariko tuzubaka n'amashuri privé. Ariko iyo mishinga yo izi inyigo zazo zizaba akutaha kuva mu kwa mbere. Ubundi kurwa no gusoza ibikorwa byatangiye, no gukora revival program, no gukora amahugurwa, ariko mu kwezi kwa mbere nzaba naramaze imishinga yose zaba yaramaze kwemezwa, yarajyanywe ku nzego zishinzwe kwisuzuma no kwikorera ubugororangingo.
Yego murakoze. Nagira ngo noneho mutubwire uburyo mukorana n'inzego za leta hariya mu majyaruguru cyangwa n'abandi bafatanyabikorwa basanzwe hariya mu majyaruguru. Yego murakoze cyane, muvuze ikintu cyiza. Itorero rifite ibintu bibiri rigira igice cy'umwuka n'igice cy'umubiri. Igice cy'umubiri ni igice kibigaragara kuko twicaye hano, kugira ngo mufite iyi TV Life TV na Life Radio, hari ibyo mwagombye gusaba kugira ngo muzuze ibisabwa kugira ngo mukore ku mugaragaro. Ibyo bikorwa rero navuze dukora ntitwabikorera mu isi yacu twiremeye. Niyo mpamvu rero bajuti mu bana gute n'abafatanyabikorwa. Nababwiye rero ko dufite ibigo by'amashuri dusangiye ku bufatanye na leta, ubwo icyo nicyo tugihuriyeho. Ubwo rero mu biganiro nagikoranye n'abayobozi bashinzwe uburezi, banyeretse amashuri yacu ashaje, banambaza icyo ntekereza kuri yo. Nkora inyigo ndetse n'umushumba mukuru ndamuhamagara ndabimwereka ibigo by'amashuri byacu bishaje n'icyakorwa kugira ngo bivugururwe. Icyo rero ni imikorere n'imikoranire n'abashinzwe uburezi n'imyubakire. Ubwo ni ukuvuga ngo ni ibiganiro dukorana turebera hamwe uburyo badufasha kwihutisha iterambere ku bigo by'amashuri. Hanyuma abandi ni abafatanyabikorwa nko mu mishinga iterwa inkunga na Compassion, nabo abitwa aba PF n'abari abayobozi b'iyo mishinga, nabo tuvugana uburyo tugiye gufata umwana tukamugobotora mu ngo y'ubukene duciye mu izina rya Yesu, ariko tumufasha icyatuma yiga. Abo nabo dukorana inama. Ariko abandi negereye na ku rwego rwanjye, umva nyobora ADEPR rwego rw'intara y'amajyaruguru, ururembo rw'amajyaruguru, birumvikana ko ngomba kuba nkorana n'izo nzego ku rwego ndiho. Nganiriye n'abayobozi b'intara, gavana n'izindi nzego bakorana inshuro zirenze 2. Bwa mbere nagiye kubamenyesha ko nahageze, njyana niba ari umushumba mukuru yampaye, yarabandikiye ababwira ngo nohereje umushumba uhagarariye itorero ADEPR mu ntara y'amajyaruguru. Njyana ibaruwa rero zishyira abayobozi, turaganira ndabibwira. Ubwo ni muri buri karere, umushumba w'akarere yajyaga ku karere, akongera ubwo nagiye ku ntara njya no mu karere nkoreramo, no ku murenge no mu kagari no mu mudugudu, kugira ngo bamenye aba bantu ni bandi. Icyo cyabanje gukorwa. Icya kabiri ni ugusubirayo mbabwira ingamba bafite nk'izindi kubabwira, nanareba nabo strategic plan bafite n'ibikorwa bafite, ibyo dushobora gufatikanyamo. Kuko usanga ibikorwa leta ifite natwe tubifite, hari aho duhurira. Ubwo nako twakoranye ibiganiro, ni naho twanabashije kubaka amazu agera kuri 5 muri amezi tumaze. Mu kwezi kwa 4 no kwa 5 kwa 6 twubatse inzu 5 za barukoze jenoside yakorewe Abatutsi 94 batishoboye. Kugira ngo izo zubakwe nagomba gushaka inzego bwite zishinzwe icyo gikorwa, inzego zayibuka, kugira ngo dushake umugenerwabikorwa, tunareba aho tumwubakira, tunafatikanye kuzamushyikiriza iyo nzu. Byarakozwe, twubatse amazu agera kuri 5 afite agaciro. Amazu twatanze wongeyeho n'ibikoresho n'ibindi bari bagenewe, byatwaye amafaranga agera muri miliyoni 100 muri amezi 3 gusa. Ubu dufite naho n'inzu nziza, kandi twari i Musanze ntabwo twubaka ibintu byo kwikiza. Twe dutanga inzu z'amakaro, ntabwo dutanga ibintu byaho gusa. Mugendana n'ibigezweho. Ubwo urebye inzu twahaye umugenerwabikorwa warakoze jenoside yakorewe Abatutsi utishoboye muri Musanze, abari inzu ufite ibipangu bigenda, kwa kundi ukurura nyine by'amapine, afite amakaro, inzu nziza irimo ibintu byose bikenewe. None ubu ngubu je maze mvugana na kuko ngiye kubitegura neza umwaka utaha. Ndi gutekereza no kuzubaka an etage, kanyafata imiryango 3, aho gira ngo sandaze, kuko ubutaka bw'u Rwanda bugenda bushira. Politiki yo gusandaza amazu ku butaka, tugomba kubuhinga no kubuturaho, ubutaka nibwunguka. Ndi gutekereza no kujya ngenda ngashakwa ikibanza, ngafata imiryango ngiye kubakira, nkubaka etage. Niba n'imiryango 3, 1, 2 zikagerekana. Rero akaba muri etage, urumva rwa butaka
ndabusevinze simbusandaje kandi aba mu nzu nziza. Naje gusanga izo miliyoni 100 nzifite ushobora gushaka n'abandi bafatanya ibikorwa nkubaka umudugudu wabo ari kanetaje. Ubu niyo porogaramu ufite umwaka utaha kuzubaka inzu zigenewe abagenerwa bikorwa bari kuza jenoside ariko zo muri etaje. Kubera ko impamvu mbibabwiye gutya nuko naje gutekereza asanga Yesu yaravuze ngo nari nshonje ntimwampa ibiryo, nambaye ubusa ntimwanyambika, ngwaye ntimwansura, nshatse 10 murari inyuma nsanga inzu twubakira umukene burya ari Yesu twubakiye. Ndibaza ubu Yesu namubakira iki? Ubu rero hari n'inzu yindi twubatse yo y'umukene, twagiye mu murenge turabaza ngo nta wundi muntu mufiteho umukene utishoboye utagira aho aba, batwereka umuntu ukennye nawe udafite ubuzima nyine bwiza, nawe tumujurije inzu. Ubwo iyo nzu ni ya 6 zaze eshano nazivuze, twujuje n'inzu ya 6. Ni inzu nziza ku rwego, inzu irimo amakaro, iri mu bwiherero imbere, umva iyo nzu ukuntu bimeze, irimo kwizina imbere y'umuntu utagira aho aba, umuntu utagira aho aba akaba afite ukeneye kubimenya naze tugende azababwira ati uzaze wowe dukwereke iyo nzu uyifotore urebe umuntu uyirimo ufite inzu yubatse mu buryo bukomeye, ifite ibigega by'amazi, ifite ubwiherero mu nzu, ifite kwizine mu nzu. Kubera iki? Nuko uwo muntu hagarariye Kristo. Yesu turi kubakira ntago ari we ko mu ijuru azaduhemba. Ibyo rero mbivugiye iki? Bivugiye ko ntitwemere gutekereza ibintu biciriritse. Ntibishoboka, twarabyanze kwe muri Musanze. Iyo ni mind yacu nuko ikoze, nta kintu gito twebwe tugira, nta bintu bitujuje ubuziranenge tugira, ntitunabitekereza. Niyo tugiye guhumura ikintu tuhumura ikintu ku buryo hariho twahaga inzu amarangamutima ye no kushima bikamunanira, akibaza nibyo cyangwa n'inzozi. Tumuha ifunguzo. Ubu rero uko umwaka ugenda ushinga ugataha, tuzakora ibikorwa binini byo guhesha Imana icyubahiro dufasha abatishoboye, kuko nirwo rurimi abo bantu bumva. Abantu amakorari, indirimbo, ijambo ry'Imana barabyumvise, ariko ururimi umuntu yumva no kumufasha mu kibazo afite nibwo wajya kumubwiriza. Muri make rero wambaza guti ni ibiki muri gutekereza bindi no gufatanya n'inzego bwite za leta. Ubwo rero nababwiye ko uriya ntara yigeze ba mu ntara zitagira isuku nyinshi bitewe n'iyo migisha myinshi. Ubwo rero abakristo bacu no bakwiye kuba bakaraba basa neza. Ikindi mituweli, ubu twe nta muntu ujira mu rusengero atayifite. Nibyo byo kuvuga byo ngo Imana iramurinda barabizi, twarabivuganye. Ni ukuvuga ngo impamvu dusaba mituweli mbere yo kuza gusenga, hari umuntu ugeze apfira mu rusengero, ndumva umuzi. Hari umusaza waje gusenga ari umuvugabutumwa, mwarabimenyaho nabaga nk'uko mwantumiye, arigisha ku munsi wa mbere, ku wa kabiri yaje vendredi, ku wa gatanu, ku wa gatandatu araryama bucya gucyumura aza kwigisha. Tugiye mu gitondo kumukomanga usanga yapfuye. Rese mbona ko umuntu yapfuye yaje gusenga. Impamvu rero nkubwa wowe zana mituweli yawe, wowe yinjire mu rusengero ifite, ariko icyo mashaka cyane so kumubuza gusenga no yamenye utayifite. Noneho mbone uko ari we mfasha, kuko naza akavuga ati njyewe ntayo ngira, no kugira ngo umenye umuntu utabona ubwisungane bwo kwivuza. Ako sinshaka ko umuntu mu rusengero utagira ubwisungane mu kwivuza, atyo kugira ngo umukoze isoni ahubwo mufashe kuyibona. Ikindi iyo turi gukora nk'ibikorwa byo kubaka, twebwe ni tuye duteganya ibyiza, duteganya ibibi. Nta muntu ushobora kubaka ku rusengero atagira silence. Ko umuntu ashobora guhanuka akitura hasi, no akaba aravunitse. Niyo mpamvu mbere yo gukoresha umukozi mbanza kujya kumusabira ubwishingizi. Ibyo byose mvuze rero bimpuza na za nzego, bimpuza n'abafatanyabikorwa. Mushumbara abantu benshi bagiye batwandikira, reka nabo rwose tubashimire. Uri kubabona Alpha, hari utwa Josia Matimbiri, witwa Matimbiri, ati mukomere cyane, turabakunda cyane pasiteri wacu, Imana imukomeze, ndi Umurundi mba Mozambique.
turamusuhuje. Uwitwa Providence ati uyu mupasiteri ari mu mwuka wera pe, Musanze twongeye kubyuka mu bugingo. Witwa Damascene Sibomana ati umushumba wacu turamukunda kandi turanamukurikirana kuko ubutumwa bwe buratwubaka cyane. Ego witwa Eniasi Ndayambaje ati umushumba wacu turamukunda, Imana imuhe umugisha mahoro mbira ngo niko handitse ati ndakwemeye cyane rwose. Nyirahategekimana Monique ati umushumba w'ururembo rwacu, Imana iguhe umugisha kandi gukomereza amaboko. Gregoria Uwamahoro ati umushumba wahamagawe kandi ikorera Imana by'ukuri. Tuyishime nawe ati mushumba ndagusuhuje, Imana y'amahoro ikugwirize imbaraga n'ubwenge, ndakwibuka wambatije mu mazi menshi kera muri paruwasi ya Kimihurura, ati ndagukunda cyane. Witwa Melania Mukashimwe ati turagushyigikiye pastor wacu turagukunda. Amahoro nawe yagarutse ati ndabyizeye uzabikora pe, Imana izaguhaza uburame. Providence ati umushumba wanjye nabashije kunyigisha kwizera kandi gufatika atari ukukuvuga gusa ahubwo nkakubamo urubyiruko rwa Muhoza turagukunda cyane. Aba ni abagiye batwereka ko bari kumwe natwe. Hari abafite kuri SMS witwa Rosa yanditse ngo Imana ibaho umugisha, iyo radiyo yaziye igihe, intego yacu ni mu rurembo Siyoni, murakoze. Arakoze cyane mushumba. Hari iyo nagize amahirwe menshi yo kwakira abashumba, hari ikintu ntajya nibagirwa namba kubabaza ijyanye za minisiteri zikorera mu itorero zose ziba zikora, babyumva ko byizeye ko zikora, ariko nkatinda kuri minisiteri y'abana. Wavuze abajene urubyiruko, ariko tugaruke kuri minisiteri y'abana. Ubwo mperuka rwose kuza hariya n'ababonye abana baririmba bimeze neza cyane, ariko bo mubateganyiriza iki kugira ngo n'inyigisho bahabwa abarimu baba amahugurwa n'ibishoboka bijyanye n'amahugurwa mbese mubateganya minisiteri y'abana, abana banjye abana bacu bitumye nanjye ndibuka igikomere nahuye nacyo nk'umwana. Hari abana batakara muri ekodimu, babana hari igihe tuba tubatekereza kuko baranumvira cyane, ariko abana amaze kubatizwa 12 kugeza nko kuri 17 basa nk'abatakara. Hajya amakorera atabakira, ubundi mu masegonderi ni ikibazo. Wa mushinga dufite wowe nirakubwiye w'abana, navuze cya gice cy'urubyiruko ako kirimo ibice bitatu. Hazaha amaterana 3, hazaha iry'abana Sunday school nyine isanzwe, habemo ry'abana by'abahera. Hari abana bahera barimo hagati 12 kugeza kuri 18 ntibaraba urubyiruko rukuze, sabana cyo cyiciro cyo hagati nakora ntibakira, nabo ntibakira. Rwa rusengero turi kubaka rero ni icyiciro cy'abo bantu batatu. Ariko no by'umwihariko twaje gusanga ikindi kibazo dufite porogaramu nziza cyane y'abana, nayo umushinga w'abana dufite. Twaje gusanga abana bacu abangaba ba mu Sunday school bigishwa n'abanyamuhamagaro, ariko ugasanga ibyo babigisha abarimu bo bagiye kwigisha abana babarusha byinshi kuruta abarimu. Nuko biri kintu umukecuru yarahamagawe akunda abana gifite impuhwe, ariko umwana ari kwigisha ni umwana wiga mu ishuri rindi ahantu. Noneho rero yageze ku ishuri akasanga nta ntebe nziza ihari, akasanga mwarimu byamubwira ni bito, itorero risuzugura. Niyo mpamvu twahisemo bangurika dufate urwego umwana yigaho ku ishuri muri Sunday school, ye kwiga hasi y'uburyo yigamo. Ubu gushaka abarimu wabyumvise bize. Twavuze ko nta muntu udafite utarize education niba afite umuhamagaro, ariko nagaragaza na capacity yo kwigisha abana. Kurya abana ikinyarwanda niba cyumva, ikinyarwanda kirakomeye n'ibindi babyumva. Niyo mpamvu twavuze ngo reka dushaka abarimu babihuguriwe aribo bajya kwigisha abo bana. Ubwo dufite program imeze gutyo, ubwo nuza uzayibona. Ubwo muri zo nsengero rw'urubyiruko rurimo session 3, babana Sunday school, babandi bo hagati n'abandi bo hejuru b'urubyiruko rukuze. Icyo ni kimwe. Ikindi muri iyi minsi maze amezi maze naje gusanga navuze ngo iyo tugiye kubaka ubwiherero ntidutekereza abana. Ubu tuvugana twujuje ubwiherero 38, nta handi wabubona kiretse muri stade.
uhisha ko umuntu uhamagara umuguti fotorera kandi ubwo smartness nyine urayumva ntawe ibintu byacu biciriritse ntibibaho ubwo twakoze ubwiherero tuvuga ngo ubw'abafite ubumuga ubw'abantu hari n'abantu bafite ibiro byinshi babaho si ubumuga ariko nawe ugomba kumutekereza nk'umeze gutyo niyo mpamvu uri kubaza ngo ni bwinshi ntabwo ari bwinshi genda ugabanya ibyiciro ushyire nk'abaryo bafite ibiro byinshi mbese ugomba kumutekereza gutyo nta mugaye akirate ntabwo yabashaka ubwiherero busangwa ntabwo bushoboka ugerekeho abasaza n'abakecuru ubwo nabwo ni ubwabo ugerekeho abadafite ikibazo ugerekeho n'abana niyo mpamvu ari 38 kandi bwuzuye ubu hamaze kujyaho 25,000,000 ibyo byose rero nta kintu turi gusiga nakubwiye ko turi muri holistic revival n'ubu byutse butari amagambo ubwo ibyo nkubwiye washaka umuntu bazuri Musanze ashoka niba ari kutwumva bagufotorera ifoto nuko turi gutekereza ubwo rero tugomba gukora parikingi nziza n'ikinamba ku buryo umuntu aza gusenga ariko imodoka bakayimwogereza nyine ukaza gusenga urumva isoko riraho ariko n'ikinamba n'ikihabi habe na za farumasi ku buryo umuntu aba yicaye aho ariko avuga ngo nta kintu nza gukenera ndafite hari umugati hari ibyo kurya imodoka bayogeje hari farumasi mbese turi gutekereza ibintu turikora twihuta tukivugira rimwe kugira ntago bizaba ariko ngenyira n'impano yo kwizera by'umwihariko ushatse kumenya ibintu kuvuga wagiye Muhoza sorry iriya Rubavu zagiye uharebe ubwo rero nageze mu mujyi wa Musanze ngiye numva nahawe umugisha wo kubona ahantu uba afite abantu bagira imitima myiza mfite abantu kumva bitabagora mfite abantu bakunda gukora mfite ahantu hari ubutaka bushoboka mpamvu ngomba kurwanya igwingira ry'abana nkareba ko abakisubanyi barya neza twumvikanye ko mu ijuru nta biryo bibayo barabanje baravuga ati bibayo ntabyo bati ko byanditse ngo usarya iby'ubushye nta bibayo ati ko bavuze ngo hari amata n'ubuki ntabyo bati byo nibikize biriyo yihinyura ntabwo nyihinyura ururimi mwakumva nuko bababwira amata ariko amata yo mu ijuru ntabwo ameze nka yina nimubanze munywa amata yino mu by'ubuki bwino ayo mata yo mu ijuru ntabwo ameze nka yino ayino moyanywe no kujya mwirirwa mushonje ngo muzajya kurira mu ijuru nta biryo bibayo no birahari ubwo rero turashaka kurwanya igwingira bishingiye ku bakristo bacu ubwo rero mwamaze ko mbana n'abandi mbana na kandi tubana na Rick naho duhurira n'abandi bafite abayoboye imiryango ishingiye ku myemerere n'abafatanya bikorwa abandi nabo duhuye turaganira mbese ubwo ngo ngenda nigira ku bandi njya gusura muri Eglise Catholique kareba ibintu bakoze kamugiye muri Eglise Anglican Church kareba Adventist Church kasanga twaratakaye ariko nubwo twatakaye turahari dufite abantu dufite n'ubutaka dufite n'ibitekerezo dufite n'Imana dufite n'Umwuka Wera mwani magambo ntabwo badufite kuko impamvu ibintu bizemera harimo umufatanya bikorwa utajya ubura uko abigenza urumva ko Imana tweshyize imbere turi gukora tunasenga twe twiyemeje gukora iwacu mu rurembo rw'amajyaruguru gusenga dukora kandi gusenga dukora tugakora dusenga uvuga ngo uzajya ukora usenge akora unasenga ukore impamvu tugira amashifuti kujya muratirirwa mu rusengero senga niba turye mu kazi senga saa tujye gukora hari ibitangaza bibera kuri tele bitaba mu rusengero senga nimugoroba ukavuyeho muri make dukeneye kubona imitekerereze y'abandi hinduka bakafite ubuzima bwuzuye bakaba badafite amadeni y'abandi bakaba atari abanyamanyanga ndashaka kuzajyana umugeni wa Kristo mu ijuru kamugezayo atanteye isoni kumumurikira Kristo kandi nanjye niko ntekereza niko ndiho ntanzara bazarya ibindi ukuye mubiboneka mu isi ibyo mu isi barabirira inanga tugomba kurema akazi rero murakoze cyane murakoze cyane twakomeje kumva ibintu byinshi byiganjemo imishinga n'udushya rwose biraryoshye mu majyaruguru mumeze neza ariko ikibazo ngiye kubaza wenda ntabwo ari cyo mu majyaruguru ahubwo ni ikibazo rusange ku nyigisho muba mugenda mutanga kandi arizo n'abandi bose bakomeje kutwereka ko babakundira hari inyigisho iherutse kugira komenti nyinshi ivuga hari icyo mwakomojeho kare kugira agakiza ariko kagira n'ubukire hari inyigisho yatambutse hirya no hino bavuga ngo mwohereje abantu ngo ikuzimu kubera ko bari bavuze ko mu bihe byatambutse abantu bakunze kuvuga ngo umuntu w'umukire ngo abajye ikuzimu
noneho mutanga inyigisho ngo ese niba barabonye bagikuzimu bakabivanayo kuko mwagiyeyo. Nagira ngo tugize amahirwe ko muri hano mwongere mubivugeho, kugira ubukire uri n'umukristo cyangwa uri umukizwa biragendana, mu bishimangire. Murakoze cyane. Nk'uko mwese mubizi, ntabwo ndigera mbona amafaranga yafashwe yavuye ikuzimu. Njya numva cyakora amafaranga babonye yo kwigana inote, kwigana mbese abantu bapirata. Ako sindabona umuntu wavuye ikuzimu afite amafaranga ariho nimero za Banki Nationale, ntawe ndabona. None bo bakavuga bati ko uyu muntu twabanaga nawe ko tumuza nyonga igare bigenze bite, bati niyajya nyura, ati baca ku nyanja bakamanukirayo bakayazana. Ndababwira nti mu by'ukuri ninde wayabona ngo yanyereke, noneho muzagiye muyazane nyabone. Abantu baravuga bati yabohereje ikuzimu, yagize gute, ariko ababivuga ntago ari uko banyanga, aho sino kunkura sino kunyanga, n'abacuruzi. Yavuze kuri agashaka agafata agace kamwe kagaca, nawe ari wa murongo wo gucuruza, nawe ari gucuruza, wari mu kazi. Buriya buri n'inshuti yanjye nankura tunamwe twaramukanye, kambwira ati n'imbonye akantu ncuruza, wowe ati we kuri we ni business. Nawe arabizi ko ibyo avuga atari byo, ariko kuko ashaka gucuruza views agomba gukora ibyo bintu. Ariko abo nabwiraga ni Abanyamusanze. Icyiza nuko abo nabwiraga ibindi kuvuga, abo nabwiraga bo bumvaga ururimi ndi kubivugamo, babwira ngo nimuve mu buyobe mujye gukora. Tujye nababwiye ngo hari amakuru mfite y'ukuri, y'imvura iguye, kandi uko n'ukuri, y'imvura iguye ntitoranye umurima igwamo. Ndibaza imvura iramutse iguye hazamera icyo umuntu yateye. None uwateye itabi, imvura izagwamo, izahakikira se. Niba ari uko bimeze, hari amahame y'ubuzima. Imana izajya igusha imvura mu mirima y'ababi n'abeza. Mwe kuvuga ngo abapagani ngo ibintu babikura ikuzimu, barakora. Nahoze mbaha urugero ibihugu byo muri Aziya twirukankira kurangurayo, ngira ngo Yesu abamuvugaho ni bake, ariko bahisemo gukora, twese twirukangirayo. None se nkavuga ko nta Yesu hari, batanasenga ngatwe, kuki bagira ubuzima? Ujya kumva ku muceri ngo ni Pakistan, ibaza umuntu wahinze akawuzana hano. Barokore, muve mu miteto, muve mu buyobe, mujye gukora akazi. Ntago Imana rwanya umuntu ukora. Abantu nyine babifata uko bashaka, ariko kwego rwanjye nge ntabwo nabitinzeho, uko nzi ko bari gushaka ubuzima. Ariko nange ndi gushaka ubuzima mu mbibwira, ndi gushaka ko abantu bava mu buyobe bagakora saving, bakajya mu bibina, bakaguza muri banke, bakiga gukora imishinga. Nicyo nashaka kubabwira. Nta kibazo kirimo rero, kandi bageze aho nyine ababivuze basanga ko ari ugucuruza, barigarura. bari mu kazi. Mushumba, reka dukomeze, turabura iminota mike cyane ngo dusoze, ariko kandi twakomeje kuvuga ariko ibikorwa ariko biri hano kuri paruwasi ya Musanze, ariko tugaruke no ku yandi maparuwasi, nk'uko amaparuwasi natanagize runo rurembo, yo muri gukora iki ku buryo nayo uko ino paruwasi izamuka, nubwo irimo hagati yo muri centre mu bucuruzi, ahantu nk'ahari, ariko n'izindi tuzabona zigira ranshawa, tuzabona zifite izo nyubako ziherereye muri iyo paruwasi, nubwo byose biba biri mu rurembo rumwe, ariko nazo zigende zitera imbere. Ni ikibazo cyiza cyane. Umuntu yakwibaza ko ibyo byose muri kubirunda mu mujyi, ahandi ho ko muyobora ahantu hanini imeze biti. Hari ikintu Imana yadukoreye kiza mu turadeperi, kugira abashumba babashe kugira muri kaminuza. Umuntu wageze muri kaminuza ni umuntu ubasha kwiga. Ubwo ibyo ndi kuvuga rero ni bayoboye. Noneho ubwo renge hagati yanjye nabo, niba nge ari nge muyobozi wabo, nkaba ari ayo mitekerereze mfite, utekereza ko wowe azasobanura iki? Buri wese rero gusa uturere tunganya amahirwe. Ni ukuvuga ngo amahirwe yo muri Rulindo, nayo muri Gakenke, nayo muri Gicumbi, no muri Burera ntangana nayo mu mujyi. Ariko nubwo bimeze gutyo, aho gacyarimo mu kintu twamutumye, so gutubwira ibibazo bihari, ahubwo ni ukorera mu kwikora SWOT analysis. Ni igiki wageze wabonye muri Burera? Ni gute wahindura ubuzima bwuzuye ukabuhindura abakristo muri Burera, muri Rulindo, Gakenke na Gicumbi? Ubwo rero mu manama nkorana n'abashumba dukorana, numva turi bake, turabashumba, urumva indumwe nabo bandi batanu dukorana, n'abandi bitwa Roke, bafa abatekinisiye. Ugomba nicaranye babwira rero,
dore ngiye imbere nibanje gukandagira muri Yorodani Yego. niba mbanjemo rero nababajije ejo wundi bakora evaluation uzerekana iki Yego. ubu bari kuri pressure Yego. mbese ko bayibona umuntu umeze nk'uko umeze Yego. nibaza ibibazo bafite kandi ntabwo hano bavuga ngo twaraguye ntabwo naguye ngiye nkora balance mu buryo buri spirituel ku buryo unshatse mu mwuka wasangayo Yego. ntiwasanga naratakaye ariko no mu iterambere no mu mibanire yanjye n'abandi nabo rero niko nabatoje Yego. ariko kuko tukiri twatangiye mu mwaka hagati bari gukora action plan buri wese awukoriye undiye Yego. kugira ngo azayimurike Yego. kandi nyine igomba kwemezwa kuko ninzajya njya mu ningaruka hano sinzavuga iby'agace kamwe nzaza njye mvuga buri kintu cyose cyakozwe Yego. Gicumbi hari amashuri Gicumbi hari hoteli Rulindo hari iki abantu bose barimo kwishakashaka Yego. ngo bagire imitekerereze yagutse kandi abo bashuma n'abantu basha kwiga n'ishose waba bayifata Yego. bakishyira no mu bikorwa Abakozi numvaga dukomeza kubaza ibibazo byinshi twibaza se muri ano mezi impinduka amaze kubona ariko hari umuntu wese adusubizaho twamaniza bayo yatubwira ati ibyo rwose umushumba mu gihe amaze igihe gito Musanze impinduka zaragaragaye ubwo niba uyu mukristo ashobora kwishimangira ubwo impinduka zirahari mushumba cyane noneho n'ikindi twebwe turi abantu bagendana n'ikoranabuhanga Yego. buriya mbese nta kantu dusiga inyuma cyane reba kugira ngo ugende mu gitondo murabona ko mufite ikinyamakuru natwe dukora icyacu buriya impamvu tubikora ni iyi Yego. njye nteganya umuntu uri kwa muganga utabasha kuza Yo. gusenga dukora porogaramu ebyiri dufite icyo bita mixera buriya mu gitondo waba uryamye mu gitanda usengana natwe uri mu gitanda cyawe urumva ko dufite mixera impamvu tuyishyiraho ntirangaza Yego. telefone ishobora kuba itari kugaragara nta screen itanagaragara ukumva amajwi dushyiraho amasocial media turayakoresha ibyo byose turi kubikorera iki kugira ngo nutabashije kuza impamvu nanjye mwampamagaye hano Yego. hari abantu tubwiye benshi nanjye ronkoresha uburyo bwose butuma ibyo bishoboka ikindi dufite n'ishuri rya Bibiliya Yego. dutanga formation online ku buryo umuntu ashobora kwiga ishuri rya Bibiliya formation biblique birumvikana atavuye no mu rugo nta n'amafaranga tumusabye akoresha telefone gusa bisa dushobora gusengera kuri telefone birashoboka Yego. muri make rero ibintu dufite ni byinshi urumva ko ni mu mezi make mwibaze rero nyuma y'umwaka ninza mu kwa 12 ngarutse uko bizaba bimeze bizaba byareze Yego. imbuto twarazibibye tuzasarura vuba bidatinze Yego. ndumva turimo dusatira umusozo twavuze byinshi ariko namwe hari ubutumwa wenda mwaba mufite ku mutima mushaka kugeza ku badukurikiye by'umwihariko ku bakristo yego ku bakristo buriya nasomye mu Baefeso 3:20 nsanga handitse ngo Imana ibasha gukora cyane ibirenze ibyo dusaba n'ibyo twibwira buriya rero Imana ntikora ibingana nuko ingana kuri twa ikora ibingana n'ibyo twizeye icyo nasaba rero abo turi kumwe bose ijambo rinyobora nanabaha ari abo mu ntara y'Amajyaruguru ari abo mu itora DPR ari abo mu yandi matorero n'abandi Imana izahamagara nasomye ijambo ryiza rinkomeza riri mu Baheburayo 10:37 haravuze ngo haracyasigaye igihe kigufi cyane uzaza ntazatinda ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera ni ukuvuga ngo ni umukiranutsi ariko ubeshwaho n'iki no kwizera kandi kwizera ndi kubaho utumvise kwizera ndi kubaho utabasha kwatura ibyo wizera kwizera ibyo watura utabikora aba ari ukwizera gupfuye mpamvu ushaka gusaba abakristo bose banyumva ibintu abantu batura bakabiririmba bakabyigisha babishyira mu bikorwa ibintu utashyize mu bikorwa uba uri kubeshya iyo umuntu avuga ibintu ntabikore aba ari umufarisayo twirinde umufarisayo dushyire mu bikorwa ibyo twemera n'ibyo twizera ndabashimiye rero kuko twabanye muri kino kiganiro kandi ubutaha tuzagaruka murakoze Imana ibahe umugisha urakoze cyane rwose abantu benshi bagiye batwandikira rwose ubutumwa bwanyu ntabwo twabwirengagije turi gukomeza kubureba kandi Imana ibahe umugisha ko mwadukurikiye mwagize runo ruhare mu kiganiro mwagiye mutwereka rwose muduha n'ubuhamya ni byiza cyane Imana ibahe umugisha mwinshi Alpha ndagushimiye murakoze nawe twabanye natwe rwose Imana iguhe umugisha twe turimo kuganira ku rurembo rw'amajyaruguru mu rugendo rwo guhindura ubuzima bw'abantu mu buryo bwuzuye
turi muri cya cyerekezo cyacu cy'itorero ADPR, twabyumvishe byinshi bitandukanye kuri uru rurembo aho rugeze n'ibyo ruteganya muri uyu mwaka ndetse n'umwaka utaha. Twumvishemo byinshi dukwiriye kwiga, twumvishemo byinshi mu bijyanye no kwizera, gukora, gukizwa neza, ariko kandi tugakomeza no gutera imbere mu buryo bwose muri za nguni nk'uko umushumba yabituganirije. Twe turi kumwe n'umushumba Wambaje Emmanuel, akaba ari umushumba w'ururembo rw'amajyaruguru. Turamushimiye cyane mushumba, tuzishimira kongera kubona muri studio. Yego, ntabwo twakurekura rero utadusabiye umugisha n'abadukurikiye bose muri rusange. nanjye ndabashimiye ko twabanye kandi twaganiriye umwanya utubanye muto kuko ibyo kuvuga ni byinshi, ariko mbashimiye uburyo ikiganiro mwakiyoboye n'abadukurikiye bose, namwe Imana ibahe umugisha. Reka tushime dusenga Imana kuko iri kumwe natwe. Imana iri hano, niyo kintu kinayigira Imana nuko ibera hose cyane. Nyakubahwa Mana yacu wadushyize mu isi, uratubwira ngo tuyihindure, kandi abarokore barababwira ngo hinduke umucyo, bahinduke umunyu w'isi, bahinduke igisubizo, ku buryo umuntu barebye wese amenya papa wabo. Turi mu isi rero, ntabwo turajya mu ijuru, hari ibyo watwemereye, watubwiye ngo sinyibakuramo ndayibarindiramo. Niyo mpamvu uyu mwanya nshimye ko waduhaye ikinyamakuru cyacu Ref Radio, Ref TV, ku buryo tubasha gutangaza ubutumwa bwiza, umuntu akabwumva ari iwe nta kandi bitamugoye bitamuhenze. Tugushimiye ko ijambo ryawe rero rigira imbaraga, ijambo ryawe ririhagije. Umwuka wera twahawe atuma ubutumwa bwiza dutambutsa bugera ku ntego. Umugisha abo twabanye bose, kadusenga igihugu cyacu cy'u Rwanda waduhaye kugira ngo tugere ku byo twiyemeje, ni amahoro arambye n'iterambere rikwiye. Dusabiye umugisha abayobozi bacu b'igihugu waduhaye mu nzego zose, kandi umugisha akarere duherereyemo, kandi uduhe imvura ku gihe, kandi uduhe kubana neza twishimiye gakondo yacu yo mu isi, ariko turangaje imbere kuzajya muri gakondo y'abizera. Mana nsabye umugisha kuba twabonye muri kino kiganiro, kandi nta bushidikanya ko uzakora cyane ibirenze ibyo tugusaba, kuko imbaraga zawe ziri zidukoreramo. Icyo nicyo cya Imana mu izina rya Kristo, gira neza. Amen.